umushinga wa mbere wahino w'abacancuro wa kabiri nuko Shabunda yafashwe iyi Shabunda yateje ibibazo bikomeye cyane ni mu kanya gatambutse nibwo Shabunda centre yafashwe ku masasu aremereye cyane menshi cyane nyuma yuko ku munsi w'ejo hari hafi y'abasirikare bagira hafi baravuze ngo harashwe abasirikare 600 ni company yose yego ni company yose ariko bivuga ko abapfuye ni benshi ariko kandi abakomeretse bivuga ko Shabunda ikimara gufatwa hari abajenerali bahise hari ikintu mugomba kumenya nene bagiye kukivugaho nzibira hari horejwe umusirikare ufite icyapfana na Neva yari yamwohereje rero ngo amunekere bugambanye yego abagambana nimba hari abavuze ati dore yaje ubundi nimba ikintu yamve turi ikunda kubona umuntu ufite agaciro gakomeye cyane mu rugamba yego amakuru mfite avuga ko hari abasirikare bari Shabunda nanone kandi bafite ahantu bahuriye na Neva cyangwa se n'undi bo mu miryango yongeye baba byaragucyongiye bari baraje kuneka mu kintu bita umutungo wa Neva harimo amakamyo n'amakamyo yarapakiye amabuye yarategerejwe ko hagomba kuboneka inzira yerekeza Kavimvira nabonye ko ngo ari nawe bafunze rero amakuru avuga ko icyo gitero kikimara kuba ku munsi w'ejo nijoro yego hari bivuga ko hari abahamagaye baravuga ati dore birakekwa ko abantu abanaba bari kutugambanira ati kandi abantu muricaranye aho ngaho none aya makamyo ifungwa ryayo rero byo ntibishobora kuza guteza akaga gakomeye cyangwa se igihombo kuri uyu mugabo witwa Ndayishimiye uri kumva ngo urumva nawe yamushyaga gitutu nyishyura umuntu yamuhaye mu masisi amuha rubaye avuga ati noneho rinda yewe ndetse afata n'abakomando abajyana ku musozi wa muremure wari strategique ku buryo wacungaga za Satu gacunga za Kiroshe na Shashanahi abasore barije babakura mu musozi wa muremure barabirukankana babakura rubaye babakura ngungu bamanukana Minova bamanukana za Kare kubita iyo za kavumu ku kibuga cy'indege bamanukana Bukavu kubageza hari ubwo uri wajya kwishyuza ntago yarabizi yego rero abagabo rero baradukurikira babo nyumva tuvuga imbonera kure igize kajya gushakisha imbonera kure ngo ntago bafashe 40 gusa ahubwo agera muri 70 ukuvuga ngo impamvu yiyongere no kubera iki ubundi yabaye 40 buriya niyo kintu cyambere kiri kubabaza umugabo bita Evariste Ndayishimiye yego hari ikintu ugomba kumenya rero tuvugisha ukuri nimukabeshya abantu yego nibyo niyo ntumbero yayo ari nabyo bamwe bavuga ko uyu mugabo nawe ashobora kuba izi nyeshyamba nawe hari uburyo ki bumwe ashobora kuba zandestandingamo izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Nye hari n'abajenerali b'abarundi bafunzwe ngo bazira ubugambanyi none uyu mugabo Neva we ko numva iki bibazo bikimukurikirana umunsi ku wundi urumva Neva aracyari gushya gute ejo bundi bakora inama mo hariya yari inama kuko manyuma y'uko nzira yari imaze gufatwa bakora inama ivuga ati abagambanyi ni bande harimo n'undi mujenerali wahafungiwe hari n'undi mujenerali bivuga wishwe umugabo witara Disilasi niwe wari uyoboye urugamba rwa Gatogota hejuru yego yageze n'abatangira kumutunga intoki aravuga ati wambwira ukuntu Gatogota bayifata tukambwira ukuntu ushobora kubisobanura ati nawe uri umugambanyi ati wambwira ukuntu ndiziye Inyasi yishwe ukimara kuhava ari wari ugusimbuye gatoya utandatu nene narwaye malaria yego ati mbwira ukuntu arwaye malaria no gufata karagace bihurirayo ndateye ko ngiye nari ndembye afande ati oya waragambanye umugabo atangiye kumukubita ibiboko mu by'ukuri sinavuga ko yagamba cyangwa mbivuga ngo ntiyagambanye yego ibyo ntago bindeba ahubwo ikintu cyo gihari ubundi nimba ushaka ari umuntu mwafitanye ikibazo yego tunga gatoki uvuga ati dore umuntu akwana M23 ureba ntago bajya muri nta bindi bajyamo ntago bajya kubaririza bahita babika hari yego nibyo rero ni nabyo byabaye ku bajenerali ikintu cyo abantu bagobaze bamenye impamvu turi kumenya tuvuga ngo imishinga ibiri ya Neva yahiye umushinga wa mbere wahino w'abacancuro wa kabiri
ni uko shabunda yafashwe. Iyi shabunda yateje ibibazo bikomeye cyane. Ni mu kanya gatambutse nibwo shabunda centre yafashwe ku masasu aremereye cyane, menshi cyane, nyuma yuko ku munsi w'ejo hari hafi y'abasirikare bagera hafi baravuze ngo harashwe abasirikare 600. Ni kampani yose, yego, ni kampani yose, ariko biravuga ko abapfuye ni benshi, ariko kandi abakomeretse wenda turabigarukaho ni benshi. Yego, wenda tuza kugaruka ko abagabo barashwe. Reka tuvuge ko abajenerali noneho tubihuze. Bivuga ko shabunda ikimara gufatwa hari abajenerali bahise, hari ikintu mugomba kumenya none bagiye kukivugaho. Mu minsi yatambutse muri Nzibira hari hohejwe umusirikare ufite icyapfana na Neva. Yari yamwohereje rero ngo amunekere bugambane. Yego, abagambana nimba hari abavuze ati dore yaje. Ubundi nimba ikintu yambaye turikunda ikunda kubona umuntu ufite agaciro gakomeye cyane mu rugamba. Yego, baba baramurasha. Ikintu cyabaye undi wapfuye. Yego, ikintu cyabaye rero, amakuru mfite avuga ko hari abasirikare bari shabunda nanone kandi bafite ahantu bahuriye na Neva cyangwa se n'ubundi bo mu miryango yongeye baba byaragucyongiye, bari baraje kuneka. Iyi shabunda yari irimo ikintu bita umutungo wa Neva. Harimo amakamyo n'amakamyo yarapakiye amabuye, yarategerejwe ko hagomba kuboneka inzira yerekeza za Kavimvira. Nabonye ko ngo ari nayo bafunze, ngo ari nayo bafunze. Nibyo? Yego. Ubundi umutwe nyeshyamba n'impamvu uri kurwana, turabigaruka impamvu uri kurwana ugerageza gukonkiyaringa ibice bigizwe n'amabuye gusa kugira ngo ugire ijambo ku bantu mpuzamahanga. Rero iyi shabunda, uyu mutungo wa Neva ntabwo ari kureka gusa adahereje abandi bantu ngo mujye mundebera. Murwane yego nibyo, ariko murebe umenye bagambanyi undebere, kuko mu bugambanyi bwa bwinshi mu gisirikare cya Neva. Rero amakuru avuga ko icyo gitero kikimara kuba ku munsi w'ejo nijoro, yego, harabivuga ko hari abahamagaye. Baravuga ati dore birakekwa ko abantu aba naba bari kutugambanira. Ati kandi abantu muricaranye aho ngaho. Ati ko uru rugamba ndimo ndaruhuza n'urwa Ukraine kabisa. Yego, Zelensky mu kanya yavuze ati nababajwe no kubona drone, ibice bigize drone zindasa ari byo mu baturanyi nitaga inshuti zanjye. Yego, niko Zelensky yavuze ati nge nacekinze drone nsanga ibice bigize izi drone ati bituruka mu baturanyi nitaga inshuti zanjye. Nitaga inshuti. None rero abantu bari shabunda, abasirikare nyuma yo kuraswa bahamagaye ati dufite amakuru y'uko ubujenerali uyu n'uyu bari mu bugambanya fani. Yego, ako kantu umugabo ahita kumva vuba. Rero abajenerali ntaramenya amazina cyangwa se abasirikare bakomeye ntaramenya amazina. Biravuga ko bafunzwe already rugikubita, bakivuga gutyo. Yindi perezida ashobora kuba igikorwa nimba ko ari ukuri, ariko umuntu wese uri gufungwa azira ko hari aho uriye na M23. My friends, kugira ngo bamurekure biragoranye. None aya makamyo ifungwa ryayo rero byo ntibishobora kuza guteza akaga gakomeye cyangwa se igihombo kuri uyu mugabo witwa Ndayishimiye? Igihombo gusa, kuko icyumvikana cyo nuko nawe nubwo afashe Tshisekedi abifitemo inyungu nyinshi kurenza iz'uyu mugabo witwa Tshisekedi inshuti ye. Yego, wa mugani impamvu nakubwiraga ati rero igifaranga bireke. Yego, igifaranga bireke kuko Tshisekedi yaje rega bigeze gushwana. Yego, havuga ati ngewe uri kumva ngo urumva nawe yamushyaga igitutu nyishyura. Umuntu yamuhaye mu Masisi amuha Rubaye, avuga ati noneho rinda yewe, ndetse afata n'abakomando abajyana ku musozi wa muremure wari strategique ku buryo wacungaga za Sadu ugacunga za Kiroshe na Shashanaye. Abasore barije babakura mu musozi wa muremure, barabirukankana babakura Rubaye, babakura Ngungu, bamanukana Minova, bamanukana za Kare, kubita iyo za Kavumu ku kibuga cy'indege, bamanukana Bukavu kubageza hari. Ubwo uri wajya kwishyuza. Ariko urumva byari byavunjwemo aya makamyo yinuze, none nayo bayafunze. Reka nkubaza, umugize umukozi yego kuri icano yawe, yego, ukangira umukozi, yego, sibyo? Nkaza ngakora, umusaruro ni winjira. Sije umusaruro, nkaza ngakora, noneho nkananirwa. nananirwa nkamara iminsi ntari gukora. Yego, itatu igashira, ini gashira, icyumweru kigashira, yego, ukwezi ko kumemba kukagera. Kuko nakubwira ngo mpemba
bitewe n'impamvu ushobora kuba utarakoze kubera impamvu icyambere sindwaye z'uburwayi uri muzima ndi muzima nta kibazo kindi mfite twabiganiraho nabona nyine wamugani ibyo nguhemba utarabyinjije nkakubwira ntese gute uri kunyishyuza kandi ubona ko mu kigega nta cyinjiyemo ibyo rero barabishwaniye cyane nicyo njye nakubwira ariko nibyo bigira hano urumva igisekeri ntabwo yari azi imbonera kure ntabwo yari abizi yego rero abagabo rero baradukurikira ntabwo nyumva tuvuga imbonera kure igisekeri ajya gushakisha imbonera kure asanga bamukubitiramo n'inyagasozi asanga bamuha ingabo ariko bagasanga bashyiramo n'abasivili ibyo bintu biri mu bintu bapfuye cyane ariko Nelson nsubiye inyuma gatoya aya makamyo ko numvise yaneva ko ashobora kuba yarafunzwe ari menshi aya makamyo aba arimo nuze biriya ari amakorota sibyo yego amabuye baba n'ubundi akwiye hariya ukaba ubona mu mboni yawe ino mama 23 ishobora kwemera ko hari abayatwara ubundi amakamyo byatangiye ari 40 yari shabunda yarapakiye amakuru mfite no ngo ntago bafashe 40 gusa ahubwo agera muri 70 ukuvuga ngo impamvu yiyongere no kubera iki ubundi yabaye 40 ubundi kanyora ikiraswaho bakayifata basaga n'abafunze inzira y'amakamyo yego none barangije bitafatira no nzibira ivumbire biratumutse niyo mpamvu wumvishe nzibira ifata neva gasara bujumbura ivumbire gatumuka urugamba rukaba urugamba bakazatima gutse drone mujye kurasa nzibira bakarinda nabo barasaba abaturage b'inzira karengane kandi kugira ngo bashake umwanya w'uburyo babona aho bacisha n'amakamyo buriya ari amakamyo neva aramutse yabonye banza n'urugamba yahita rureka akavuga ati basi ntacyo nkwemeye buriya niyo kintu cya mbere kiri kubabaza umugabo bita Evariste Ndashimye yego so rero wari uvuze ati ese ngo aya makamyo n'ibigenda bite aya mabuye n'ibigenda bite mama 23 urabona ishobora kumwemerera ko yavaho ngaho kandi bari kumenya ko ari kugana muri iki gihugu cy'abaturanyi cy'i Burundi kuri kw'Imana kandi nayo Rwanda ishaka ibuye isugira ngo ubundi iyo mvitona ndwanya ibintu bibiri hari ikintu ugomba kumenya ndetse tuvugisha ukuri nimukabeshya abantu ngo turange yego nibyo niyo ntumbero yayo yo kurwana irwanira uburenganzira bw'abantu bwabo ndetse n'ubw'ababyeyi babo n'abana babo niki ariko ni wirarikeneye babaho gute bote bazigura iki kawunga bayigura iki urumva kandi si nicyo gusa ikindi gituma ikonkiringa biriya bice bigizwe n'ari amabuye yego ni ukugira ngo igire ijambo ese ugira ngo ibaye itari bufata ahantu hagizwe n'ariya buye niba barishe umutetwe kuko na Rubaya yafashwe bavuga ati ibirombe by'abazungu murapfuye ahubwo njye nakubaza ngo Trump arajya kuri Tshisekedi cyangwa arajya kuri mama 23 inde Trump sha njyewe rero uko mbibona reka none nyanjye nkubaza Trump urabona ejo bundi Tshisekedi yateye umugongo Trump yego mu kumutera umugongo bari bagize iki cyo gusinyira amasezerano Rwanda na Kongo mu bijyanye n'umutekano yego kuri finali abahamagaye Kayikwamba ati udakora ikosa udasinya amasezerano utayasinye ati udakora ikosa yego ndetse kubera iki ati ndavuze ngo iki ngize ngo iki ati sinsinya fande ati musinye rero yego ahanga Trump yatewe umugongo kuri telefone yari ivuye kwa Zelensky yego hamagaye Trump ati ayamagaye Tshisekedi ati wowe ibyo uri kwigira rubyo ati ngewe mfite hano bimaze imyaka 4 mu rugamba n'Uburusiya ati mfite intwara ahangaha zigezweho yego mbere gusinya ngo tuvugane nkubwira kandi uri bukore Rwanda urakubitira mu bishanga iyo ngiyo neza ntuze abaragiye ariko nyuma yaho hazi nkuri tubwira ko Tshisekedi yavuze ngo ngewe Trump nunyemerera ukankura uyu mutwaro ngo niyo mventura yego ubutaka bwose cyangwa se ikintu kitwibuye cyose kiri ku butaka bwa Kongo kiba kikuri mu biganza yego kandi Trump turamuzi ko umunya business yego hanakubaza ngo mventura n'ibyo ifite ibirombe nayo imaze kubigira yego Tshisekedi ntago nzi gahunda ze Trump arajyaye ari nabyo bamwe bavuga ko uyu mugabo nawe ashobora kuba izi nyeshyamba nawe hari uburyo ki bumwe ashobora kuba zandestandingamo Trump arajya hehe mu bamotari niyo ibivuga pe bati ikigaragara cyo ari abava muri ibi bice baba barahavuye atari ko kuba uyu munsi batarahavanwa nuko mu buryo mwe cyangwa se ubundi ino USA ishobora kuba ibandestandinga
ahubwo ikagaragaza ko iri ku ruhande rwa Kongo ariko mu by'ukuri nayo ibizi ko izi nyeshyamba nazo hari izindi mbaraga zifite. Subiza uriya mugore Keita uburyo ki yavuze Bintu Keita yego ati izi nyeshyamba ni inyeshyamba zifite discipline ni inyeshyamba zifite ibikoresho ni inyeshyamba ibyo yavugiye muri UN subyibuka ubwo se nta kintu wumvamo gufata inyeshyamba ukavuga ko zifite imbaraga ugafata inyeshyamba ukavuga ko zifite discipline aranyine nawe wese ibyo rero Kisekedi byanga kubi ni ikibazo nyine bino muntu yapfuye na Ramaphosa so rero impamvu nari ndi kubivuga amabuye n'abo bagabo niyo bakeneye cyane vanga garayakura ngo ngayumve turangiyemera ko yakura none se Neva nawe usenyurwe ugira iki mutiza umuhoro Neva aravuga ati niba abacancuru bayatwara abandi bose bakayatwara kuki ngewe ntadahayo kandi birirwa bayiba bayatwara none Neva bamurenganya gusa icyo murenganyeho ni kimwe uburyo kiwe yishyizemo ikintu bita ideology nawe kwiba amabuye byose murenganya Neva se yego ahubwo buryo ki yumva afite ibagira ingengabitekerezo gasa nayo ikintu ugomba kumenya rwose ugomba kukimenya ahantu hari zahabu ntabwo uzi ko hapfa abantu barapfa nyine ariko Neva we ntago agenda avuga ngo tugiye kurwana ibyo no mu mategeko y'intambara biremewe ariko kuvuga ngo ngiye kwica abantu ubwoko runaka nicyo kibi cyane wenda sinavuga ko ari akayideoloji kuko n'ubundi urugamba rwa nahanga ntabwo rwemewe niyo mpamvu ubona ibihugu bigiye bitandukanye biri kugenda bimufatira mbarigo yego ntabwo urugamba rwa rwemewe niyo mpamvu na Trump yavuze ati kubw'iyo mpamvu nkuyeho visa yego ku Barundi Abahorandi buriya ntacyo bavugana byamaze kurangira Abanyakanada ntacyo bavugana byamaze kurangira yego nakubwiye ngo uyu mushinga igihugu cy'u Burundi kiraza kubihomberamo mu buryo bwa politike mu buryo bwa economically ndetse ahantu hose baraza guhura n'ibibazo mu gihe yego batabizi ko batsigira urugamba ariko nanone abari ku ruhande rwa 23 mu Burundi tutirengagiza bwana Nelson ko bari gusenyerwa wabibonye ko bakomeje umuntu gato yavuga ati ese ubundi Burundi twavuye muri iyi ntambara ejo bakabyuka bamukomangira bafunga bamusenyera batubwe yavuze ngo tuve mu ntambara shyigikiye izi nyeshyamba yego hari bivuga ko hari imiryango irenga 100 yego irenga 100 gutyo yasenyewe ariko kandi gasa ariko duherukana harya bari batarakora safisha bari batarajya gusaka za Cibitoke ntago bagasaka bari bataragasaka ahubwo twajya urugendo bemerera Neva ko bamuhaye ubwene igihugu bwa Guinea rero mu minsi yashize imbere yuko bajya gusenyera ya miryango urabizi ko habanje kuba hisakwa yego za Cibitoki umukongomani wese baratangira kumusaka nyine ngo abagambanyi yego nari maze iminsi ndi gutangaza ko hano Bujumbura harimo abagambanyi benshi ngewe nkeka ko maze iminsi nanakora afite ukuntu banazirebaho ibintu nk'ibyo so rero bahita bakora isafisha yego barasaka ewana umuntu ambwira ukuntu bafashe imiryango yose yari hariya bapakira amakanyo bajyana gufunga ku masitasiyo yego nyine nakubwiraga nta kizite bafatanye nta fact babashinja ati murabaye mventure bagiye ku miryango imbonera kuri nizo zawe oda buri abantu banabimenye ni imbonera kuri yego nizo zawe oda zegena ziratwika zirasenya ibi byose Human Rights Watch irebera iri kubireba nta kintu ivuga kubera igikonegisiyo gituruka mu Bubiligi kubera igikonegisiyo cyo kwibuye ubundi koko nkuko ajya ivuga ifaranga yego neza umuntu agapfa bagafata ibuye bagakubita mu kanwa ukabumba kabisa yego birababaje Human Rights Watch bashyize amabuye mu kanwa koko mwacire ayo mabuye koko niko ye so rero mu Bujumbura nyine abantu bari gusenyerwa n'ibyo nkuko bivugamo abasenyeye n'ubundi style babita ko ari aba M23 ariko ikintu cyo navuga gasa n'ubundi yego nta kintu bari uzo gukora kugira ngo M23 ishiremo hariya none ikintu kinatangaje kinababaje ntago aba bantu baba M23 baba bari muri miryango yego M23 ahantu baba bari ni ku mihanda ni gucuruza mitiyu ni gucuruza ibishyimbo urumva ni mu mabanki ni mu gisirikare aho ntago bagenda ngo bature yego ntago bagenda ngo bature bivuze ngo abantu bose ni kubo hariya nta gahinda gakomeye cyane cyane n'ibyo kabisa
ya ndumva turi bugaruke kuri update zindi zitandukanye. Amakuru mukomeze mubane natwe, ni menshi cyane tubagezeho amakuru akantu n'akandi, ndetse aho mukaye tubagezeho indi nkuru y'u Burundi nayo navuga ngo iteye inkeke. Mukomeze mubane natwe. Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye, aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri ino nimero 0788 93 24 14. Rob's Meadows Villa Apartment, niwajura igisubizo.